Kristo nashimwe. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana yacu yuzuye urukundo n'imbabazi. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye intwari ku rugamba. Dushimiye Imana yongeye kubikora. Dushimiye Imana yongeye kwemera ko tubaho tukaba tubayeho. Dushimiye Imana y'inyarukundo. Imana ishimwe cyane. Mwene data ahereza Imana icyubahiro. Ni ukuri Imana irabyongeye ikugiriye neza irakwimanye. Imana nishimwe. Mwa kino gitondo tubanje Imana hose muri byose. Tubanje Imana ku byacu no ku bacu. Muri iki gitondo ufatanya nanjye gushima Imana. Hereza Imana icyubahiro muri gahunda wapanze muri uyu munsi ukandagiyemo. Herezamo Imana icyubahiro. Bwira Imana ibikubanzirizemo ibikugiremo. Imana nishimwe. Tubanje Imana rero itaburi uko ibigenza kandi Imana y'inyabushobozi, Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Muri iki gitondo ndagushuje mwene data wowe tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo. Wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, nshuti zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turi imbere y'Imana dusenga, turi imbere y'Imana duhugurana mu ijambo ryayo, turi imbere y'Imana twihana, turi imbere y'Imana twisuzuma, tureba imigendere yacu n'imigenzereze yacu kugira ngo twongere twinire twisubiremo. Ni wabona hari aho ufite intege nke cyangwa uri gucumura, usenga Imana, usaba Yesu Kristo umwami wawe akugirire neza kandi akwambike imbaraga zo kureka icyaha n'igisa nacyo. Muri iki gitondo rero turacyari muri teme yacu yitwa ngo witindaho hunga udapfa. Ni ijambo marayika w'umwami Imana yabwiye Loti ubwo Imana yari igiye kurimbura Sodomo na Gomora kubw'ibyaha byaho byari bikabije cyane, kubw'ibyaha byaho byari biteye isoni ndetse biteye n'isesemi. Kubwo Imana yigeze ifata umwanzuro iravuga ngo reka yururuke ijye kureba ko ibyo baharega ari ukuri. Nyamara Imana ihageze isanga ukuri. Ifata umwanzuro rero wo kurimbura Sodomu na Gomora. Ariko umukozi w'Imana Loti agirira umugisha ku Uwiteka amubabariye. Aramubwira ngo hunga udapfa. Hunga udapfa witinda aho ngaho. Nanjye ndimo ndakubwira ngo ko ubona ibyaha nta nyungu yabyo. Kubona gukora ibyaha byuzuyemo ibihombo byinshi. Uhomba ubutunzi bwawe, ugahomba ubuzima bwawe, ugahomba n'ubugingo kuko nta mahoro umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Rero nakubwira ngo hunga udapfa witindaho mu byaha. Igihe umaze muri ibyo byaha kirahagije. Fata umwanzuro wo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Fata umwanzuro wo kuba inshuti na Yesu Kristo. Fata umwanzuro wo gushaka Imana bigishoboka ko ibonwa. Nongeye kukubwira ko uzi iminsi umaze kandi ukaba utazi iyo usigaje. Byaba iby'umugisha n'umumaro rero iminsi utazi usigaje uyikozemo ibyo gukiranuka, ukayikoramo ibyo gushaka Imana, ukirinda ibibi, ukareka ibibi, ukareka ingeso mbi, ugashaka Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza n'umuyobozi wawe mu buri munsi. Imana ikamurikira intambwe z'ibirenge byawe, ukishingikiriza ku Mana. Rero hunga udapfa niryo jambo tuganiraho kandi nkakubwira ngo witindaho. Igihe n'ukuri umaze muri ubwo busambanyi kirahagije. Igihe umaze mu ishyari kirahagije. Igihe umaze uri umubeshyi kirahagije. Rero witindaho hunga udapfa. Igituma Imana yagiye kwihanganira, igituma Imana yagiye yihangana ni ukugira ngo ukizwe, ni ukugira ngo uve muri ibyo bintu by'urukozasoni, ni ukugira ngo uve muri ibyo bigari bibi, ni ukugira ngo uve muri izo ngeso mbi. Nicyo cyatumye Imana ikwihanganira, irakomeza irakurinda. Rya joro wakoze cya cyaha cy'urukozasoni, rya joro yamanywa wakoze cya cyaha kibi, rwose Imana yaba ari nk'umuntu iba yarahagutsinze. Ariko kuko ari Imana y'inyembabazi nyinshi, yarihanganye kugira ngo irebe yuko wakizwa. Icyo nkubwira rero muri iki gitondo ni ufata umwanzuro mwiza wo kureka icyaha n'igisa nacyo. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanga Salomo, Imigani ibice 14, dusome umurongo
wa 16 twihuse mu izina rya Yesu, handitse ngo umunyabwenge atinya ibibi ndetse akabihunga. Imana ishimwe. Ni waba ufite ubwenge, ndavuga ubwenge uhawe n'Imana, ubwenge bw'umwuka wera, ni waba ufite ubwenge, impano y'ubwenge, ijambo rikubwiye ngo iki? Ngo umunyabwenge atinya ibibi ndetse akabihunga. Nakubwiye ngo witindaho uhunga udapfa. Ngo umunyabwenge, umuntu ufite gutekereza neza, umunyabwenge, umuntu ufite umutima ugambirira neza, umunyabwenge, umuntu ukunda Imana, umunyabwenge, umuntu ukunda ijambo ry'Imana, umunyabwenge, umuntu ukunda gukora ibyiza, umunyabwenge, yewe umunyabwenge atinya ibibi ndetse akabihunga. Umunyabwenge atinya ibyaha ndetse akabigendera kure ndetse akabihunga. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye muri iki gitondo. Nawe niwifuze kuba umunyabwenge, nawe niwifuza ubwenge, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimba ukeneye ubwenge ubusabe Imana irabuguha. Niba ubona warabuze ubwenge mu byo ukora, nimba ubona warabuze ubwenge mu byo uvuga, nusaba Imana ubwenge irabuguha. Ariko ijambo rirakubwiye ngo umunyabwenge atinya ibibi ndetse akabihunga. Imana ishimwe cyane. Ariko umupfapfa agenda ari ikigenge, akagira umutima udatinya. Umuntu w'umupfapfa agenda ari ikigenge, agenda nta kintu atinya, agenda ibintu byose abikora, agenda yijandika, agenda ndetse akagenda yumva aberewe no kuba nuwo. Ngo umupfapfa ngo agenda ari ikigenge. Iyo umuntu ari ikigenge yumva nta tegeko atinya. Iyo umuntu agenda gutyo ari ikigenge havamo no kuba igicamuke, ugasanga umuntu yaracamunganyukiwe, ibintu byose abyirohamo. Ngo rero aba ari umupfapfa. Umupfapfa agenda ari ikigenge ngo akagira umutima udatinya. Ntatinya gukora icyaha, ntatinya ubusambanyi, ntatinya gutukanira mu ruhame, ntatinya gukora ibiteye isoni. Ngo uwo nguwo aba ari umupfapfa, ngo agenda adatinya. Imana itugirire neza, Imana ihabwa icyubahiro. Sinzi wowe icyiciro wisanzemo, ntabwo nzi icyiciro wisanzemo. Imana itugirire neza. 26, reka dusome 25 na 4. Ikamba ry'umunyabwenge ni ubutunzi bwabo, ariko ubupfu bw'abapfapfa ni ubupfu gusa. Umuhamya w'ukuri akiza ubugingo bw'abantu, ariko uvuga ibinyoma arashukana. 26. Uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, kandi abana be bazabona ubuhungiro. Kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo, bigatuma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo unyemerere uhinduke umunyabwenge, utinye ibibi. Ikindi cya kabiri, kandi ubihunge. Imana ishimwe. Were kuba umupfapfa, were kuba ikigenge. Ndakwinginze ngo uhinduke umunyabwenge, usabe Imana ubwenge, usabe Imana imbaraga. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo witindaho, were gutinda mu byaha. Birashoboka ko wisanze uri umunyabyaha kubera kubura ubwenge, ariko uyu munsi ndakwinginze usabe Imana ubwenge kandi witindaho. Hunga udapfa, va mu byaha. Hunga udapfa, tandukana n'ibyaha. Hunga udapfa, rega urapfusha ubugingo bwawe urabushyira mu kaga. Hunga udapfa, ndetse n'ubutunzi bwawe burashirira muri ibyo byaha, ndetse n'umubiri wawe urahura n'akaga. Hunga udapfa, witindaho. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Muhahe muronke, ndabakunda cyane. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho. Nawe iramwawe